Murakaza neza kuri Melo Gabo Official. Uyu munsi tuyokomeza dusesengura igice cya 9 cy'igitabo cyitwa Imitekerereze y'amafaranga. Iyi chapitre ya 9 yitwa Ubukire ni ibintu tutabonesha amaso. Niba umaze gukurikira uruhererekane rw'ibiganiro, uzi neza ko umwanditsi w'iki gitabo atigisha uburyo bwo gushaka amafaranga cyangwa gushora imari gusa, ahubwo yigisha uburyo abantu batekereza ku mafaranga n'impamvu abantu bakora amakosa mu by'imari. Mu bice byabanje twabonye uko amahirwe n'ibintu tutagenzura bigira uruhare runini cyane mu buzima. Twabonye imbaraga zo kwizigamira igihe kirekire, tubona impamvu abantu bamwe batanyurwa n'ibyo bafite, ndetse tunasobanukirwa uburyo amafaranga ashobora kuduha umudendezo n'ubwigenge mu buzima. Ariko iyi chapitre ya 9 ifite isomo rikomeye cyane. Iradufasha gusobanukirwa ikosa rikomeye abantu bakora. Abantu bibwira ko ubukire ari ibintu bigaragara inyuma, nk'amamodoka ahenze, amazu manini, imyenda y'ibiciro, cyangwa ubuzima bwerekanwa ku mbuga nkoranyambaga. Iyo tubonye akenshi umuntu utwaye imodoka ihenze cyangwa uba mu nzu nziza cyane, duhita twibwira duti uyu muntu ni umukire cyane. Ariko umwanditsi w'iki gitabo avuga ko akenshi ibyo tubona bishobora kutatubwira ukuri kose. Muri iyi video turarebera hamwe impamvu ubukire nyakuri butagaragara n'amaso, turebera hamwe impamvu abantu benshi bahora bagerageza kugaragaza ko bafite amafaranga, kandi ko ibyo bishobora kubabuza kuba abakire nyakuri. Umwanditsi atangira chapitre avuga ko ubukire ni ikintu tutabona n'amaso. Avuga ko ubu ngubu dutuye mu isi ikunda cyane ibintu bigaragara. Ku mbuga nkoranyambaga, kuri televiziyo cyangwa mu buzima bwa buri munsi, duhora tubona abantu berekana imodoka zihenze, amazu manini, ndetse n'ibindi bintu by'igiciro. Iyo tubibonye tuba tuvuga duti uyu muntu ni umukire cyane. Ariko umwanditsi avuga ko akenshi tuba twibeshye. Iyo ubonye umuntu utwaye imodoka ihenze cyangwa yarubatse inzu ihenze cyane, icyo uba ubona ntabwo ari ubukire bwe, ahubwo ubona amafaranga yamaze gukoreshwa. Iyo modoka ntabwo ikwereka amafaranga afite, ahubwo ikwereka amafaranga atagifite. Iyo nzu ntabwo ikwereka ubukire bwe, ikwereka amafaranga yayishoyemo. Mu yandi magambo, ibyo tubona kenshi ni amafaranga yamaze gukoreshwa, ntabwo ari ubukire nyakuri umuntu aba afite. Umwanditsi avuga ko abantu badashobora kubona amafaranga umuntu afite kuri konti, cyangwa amafaranga yashoye mu mishinga runaka ndetse n'ishoramari. Kubera iyo mpamvu bituma abantu baca imanza bashingiye ku byo babona inyuma. Nyamara ubukire nyakuri ni amafaranga umuntu atarakoresha, ni ya mafaranga umuntu aba yarashoye cyangwa yizigamye. Umwanditsi atandukanya ibintu bibiri abantu benshi bakunda kwitiranya: kuba umukire no kugira ubukire. Kuba umukire bivuze ko umuntu aba afite amafaranga menshi yinjiza muri iki gihe. Ariko kugira ubukire bivuze kugira amafaranga wabitse cyangwa washoye ku buryo bw'umutekano n'umudendezo w'igihe kizaza. Umuntu ashobora kwinjiza amafaranga menshi buri kwezi ariko agahita ayakoresha yose. Undi muntu ashobora kwinjiza amafaranga make ariko akayabika ndetse akanashora amafaranga. Nyuma y'imyaka mike ushobora gusanga umuntu wa kabiri ari ufite ubukire bwinshi kurusha uwa mbere. Iri somo rirakomeye cyane ko abantu benshi bavuga ko bashaka kugira amafaranga menshi, ariko iyo usesenguye neza usanga icyo bashaka ari ibintu amafaranga ashobora kugura. Bashaka imodoka, inzu cyangwa ubuzima buhenze. Nyamara kugira amafaranga menshi ntabwo biba bisobanuye kuyakoresha, bisobanuye kuyazigama ndetse no kuyabyaza umusaruro. Umwanditsi avuga ko inzira yonyine yo kuba umukire ari ukubasha kudakoresha amafaranga yose winjije. Kubika amafaranga si inzira iganisha ku bukire gusa, ahubwo ni igisobanuro cy'ubukire. Abantu benshi bashaka kugaragara nk'abakire imbere y'abandi. Niyo mpamvu bamwe bafata amadeni kugira ngo bagure ibintu bihenze cyangwa bagaragaze ubuzima bwiza ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ibyo bishobora kubuza kubaka ubukire nyabwo. Mu gihe umuntu umwe ari gukora uko ashoboye ngo agaragaze ko afite amafaranga, undi ashobora kuba atuje yubaka ejo hazaza he. Aho niho abantu benshi bibeshye. Abantu bakunze gushima cyane abantu bagaragara nk'abakire, nyamara abakire nyakuri akenshi baba batuje batigaragaza cyane. Bashobora gutwara imodoka isanzwe, bashobora kuba mu nzu isanzwe, ariko bafite amafaranga menshi bashoye kandi akomeje no kwiyongera buri gihe. Umwanditsi avuga ko gukoresha amafaranga kugira ngo werekane ko uyafite ni uburyo bwihuse bwo kugira amafaranga make. Iyo ukoresha amafaranga menshi ushaka gushimisha abantu cyangwa kwiyerekana ko wakize, uba ugabanya ubushobozi bwawe bwo kubaka ubukire. Ntabwo bivuze ko ari bibi kugura ibintu byiza, nta nubwo bivuze ko ugomba kubaho nabi,
ahubwo bivuze ko ukwiye gusobanukirwa gukoresha amafaranga neza. Ubukire nyakuri buguha ikintu cy'agaciro kurusha imodoka cyangwa inzu. Buguha umudendezo, buguha amahitamo, buguha ubwigenge, kandi buguha n'ubushobozi bwo gukora ibyo ukunda. Kandi ibyo byose ntabwo bigaragarira amaso y'umuntu. Niyo mpamvu umwanditsi avuga ko ubukire nyakuri ari ikintu utabona n'amaso. Ubukire nyakuri mu mafaranga wabitse ndetse n'amafaranga washoye kandi ahora yiyongera. Isomo rikomeye ugomba gusigarana muri chapitre ni uko ubukire nyakuri ntabwo buri mu bintu abantu babona, ahubwo buri mu mafaranga utarakoresha. Kandi umwanditsi yigisha ko utagomba kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, cyangwa kugereranya ubuzima bwawe n'ibyo ubona ku mbuga nkoranyambaga, kuko ibyo ngibyo bishobora gutera gufata imyanzuro mibi ndetse no gukoresha amafaranga nabi. Hari abantu benshi bagura ibintu batari bakeneye kugira ngo base nk'abandi, cyangwa kugira ngo abandi bantu babone nk'abakire. Umwanditsi avuga ko ukoresha amafaranga nabi gutyo kugira ngo ushimishe abandi bantu cyangwa use nk'abandi, ntabwo uri kubaka ejo hazaza hawe heza, ntabwo uri kubaka urufatiro rukomeye rw'ubukire. Naho umwanditsi avuga ko umutekano w'imari ari ingenzi cyane kurusha gushaka gusa nk'umukire. Iyo ufite amafaranga wizigamye, uba ufite amahoro, uba ushobora no kugira ubwigenge bw'amafaranga mu gihe kiri imbere. Kandi ibibazo ntibigutera ubwoba kuko ufite amafaranga wizigamiye. Ubasha gufata imyanzuro myiza ku mafaranga ndetse ukanahitamo neza. Kandi avuga ko ubukire butubaka umunsi umwe. Ubukire bwubakwa gahoro gahoro kandi bwubakwa n'ibyemezo ufata buri munsi. Bwubakwa n'imyanzuro ufata ndetse n'amafaranga uhora ubika n'amafaranga ushora. Niyo mpamvu ugomba kugira kwihangana, ukazigama amafaranga, ukanashora amafaranga by'igihe kirekire. Kandi ukareka kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi bantu. Ibyo ni byo bintu bigufasha kubaka ubukire nyakuri. Ikindi kintu ugomba gusigarana muri chapitre ni uko utagomba kwiruka inyuma yo kugaragara nk'umukire, ahubwo ugomba gukora kugira ngo wubake ubukire nyabwo, kubera ko gushaka kugaragara nk'umukire bishobora gutera gufata imyanzuro mibi no gukoresha amafaranga nabi. Ariko kuba umukire nyakuri bishobora guhinda ubuzima bwawe ndetse bikaguha n'umudendezo n'ubwigenge mu mafaranga. Niba ugiye amasomo menshi muri iyi video, ntibagirwe gukora like, gukora subscribe ndetse no kuyisangiza n'abandi. Murakoze.